Twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze bakunzi ba uburyo YouTube channel, aho mudukurikira muherereye aho ariho hose. Tubahaye ikaze ku buryo TV. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku buryo TV, ndetse nawe utarakora subscribe. Uyu niwo mwanya mwiza wo kugira ngo twongere tugusabe ko wakora subscribe ku buryo TV, kugira ngo ujye urushaho kubana natwe, urusheho kudushyigikira, urusheho kudutera ingabo mu bitugu, natwe biduha motivation yo kurushaho gushaka amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri cryptocurrency. Uyu munsi tugarutse muri Bitcoin Satoshi cyangwa se muri core mining. We wamenye mining ya Bitcoin Satoshi, uyu munsi tugiye kukwereka ni gute wakora delegate ya core zawe kugira ngo ntuzabashe gusesagura, kugira ngo bizagufashe kujya ubona inyungu buri munsi, buri kwezi ndetse na buri mwaka. Ahangaha tugiye kukwereka step by step y'uburyo delegation ikorwa, y'uburyo delegate ikorwa muri Bitcoin Satoshi. Nyamuneka uko tugiye kubikora nawe abari kugenda ubikora, uko turi bubivuge, uko turi bugende tubikwereka, nawe abari ko ugenda ubikora kugira ngo ukore delegate muri Bitcoin Satoshi. Nkuko mubibona rero, buri wese wamininze Bitcoin Satoshi, buri wese wayimenye afite MetaMask wallet app muri telefone ye. Ahangaha turi ni muri MetaMask wallet, niho duhitiye, turi muri MetaMask wallet application, niho duhitiye uyu mwanya. Duhitiye muri MetaMask wallet kugira ngo turebe ni gute wakora delegate muri Bitcoin Satoshi. Igifunguka MetaMask yawe igifunguka, uragera kuri dashboard imeze itya. Ahangaha murabona ko mfitemo kuri wallet yanjye mfitemo core chain, niriyo core izakira core zizava muri application. Iyi ni yayo core, iriyo izakira core zizava muri application na mining yemo. Kuri account 1 murabona ko hariho $0, hanyuma hano hasi kuri token murahabona ko mfiteho 0 core, nkanagiraho $0. Kugira ngo dukore delegate test yayo, kugira dukore test ya delegate, biraba ngombwa ko duhindura hano hari core chain tuhashyire core chain testnet, dukoreshe iziri test kugira ngo nihazi iziririyo ntibizatuvange. Tugiye guhera kuri ziri test kugira ngo abarizo twigiraho. Urakora hariya hejuru handitse wallet core chain, kugira duhindure dushyiremo core chain testnet. Kimara kuhakora harafunguka table imeze gutya, murabonaho Satoshi chain testnet, core chain testnet na core chain nyirizina ariyo inavivuye, niyo yari irimo, ariko twebwe tugiye guhitamo hagati ya Satoshi chain testnet na core chain testnet, imwe muri zo aba ariyo dukoresha. Njyewe ngiye gukoresha iyi core chain testnet, ariko nawe niba ufite Satoshi chain testnet yaba ariyo ukoresha bitewe niyo wakunze kujya ukoresha mu gihe wakoraga test. Njyewe ahangaha ndahitamo gukoresha core chain testnet. Nyamuneka twizere ko ibi bintu uri kugenda ubibona uko turi kubigenza, nawe abari kubigenza kugira ngo ukore delegate ya core zawe. Ahangaha njyewe ngiye guhitamo gukoresha core chain testnet, niyo ndi bukoreho, hafunguke table imeze itya. Murabona hariya hejuru kuri wallet hariho core chain testnet. Account 1 hariho $24,000 n'amafaranga $595 y'idolari. Hano hasi kuri token mfiteho test core 3.7 ari byo bingana na bya $24,595.28 by'idolari. Izi nizo test mfite muri core chain testnet yanjye. Nawe ufite izawe bitewe nuko wagiye uzikoresha. Izi nge nizo nsigaranyemo, ni nazo ngiye gukoraho delegate, nizo ngiye gukorera delegate. Nyamuneka uko turi kubikora nawe abari kugenda ubikora. Ahangaha tumaze gushyiramo core chain testnet, ushobora wowe kuba washyizemo Satoshi chain testnet, byose ni kimwe.
ariko nge nkoresheje core chain testnet. Hanyuma urakora kwa turiya turongo dutatu two hejuru hafunguke uhite ugera ahangaha. Muri kubona ko twari turi muri wallet, ni nayo mpamvu kuri account 1 hariho 24,595.28 by'idolari. Ayanjye niyo mfite muri test yanjye, hanyuma nawe ufite ayawe. Ukigera ahangaha urabona hari byinshi, hari utwa application twinshi. Wowe urabona ko aha turi muri wallet, ariko wowe uraza ukore hano handitse browser. Uranyura hano handitse browser. Nyamuneka uko turi kubivuga, uko turi kubikora, nawe aba ariko ugenda ubikora. Urakora hano handitse browser, utegereze hafunguke. Twongera gusaba wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe. Kora hano kuri browser utegereze hafunguke. Hakimara gufunguka uragera kuri table cyangwa se kuri dashboard imeze itya. Ahangaha bari kukubwira ngo search or type URL. Ahangaha niho uri bupestinge link ya validator. Reba muri video description urebemo iyi link ya validator, aba ari ukopiya uhite uza uyipestinge ahangaha kuri search or type URL. Hanyuma nuhakora barahita bakwimurira hariya hejuru. Uko icyo ukora wowe ni ugufatiraho ugakora paste nk'ibisanzwe, hanyuma ugakora kuri enter ya telefone ugategereza igasacinga igafunguka. Nizere ko nta muntu utazi gukora paste, nizere ko nta muntu ukurikirana Uburyo TV utazi gukora copy kuri telefone. Urakora copy then ugaruke hano muri MetaMask wallet yawe uhite ukora paste ya link uzanye. Iyo link reka tuyibereke, nayo ni iyi ngiyi, ni hash, ni t ebyiri pa s utudomo tubiri uturongo tubiri tuberamye validator akadomo test akadomo btcs akadomo network. Ahangaha hariya handitse tap and URL ushobora kwandikamo iyi link. Niba utazi kureba muri video description, ushobora kwifashisha iyi link ukabanza ukayandika ku ruhande ku gapapuro, wagera hariya kuri type or URL ukayandikamo uko tuyikubwiye. Iyi link nuyandikamo irahita iza, hanyuma ukore search, hahite hafunguka table imeze itya. Ukimara kwemeza harafunguka table imeze itya. Murabona ko dufiteho aba validator uyu munsi babaye 28. Uyu munsi babaye 28, abari active ni 25, batatu bari inactive ntabwo bari gukora. Hanyuma murabona hari aba validator batandukanye, hari antinode, lock node, spider node, formation node, jack node, ni benshi kugera kwa bariya 28. We cyo ukora ahangaha urabanza urebe umwe muri aba validator umukoreho. Wakora kuri antinode, wakora kuri lock node, wakora kuri spider node, urakora kuri umwe muri aba, urakora kuri rimwe muri aya mazina kugira ngo ubanze wikonegite na hano muri validator. Ubanze ukore connect kuri validator. Nukora ku mu validator umwe muri aba ngaba harahita hafunguka agapaje kameze gatya. Hanyuma barahita bakwereka ya account yawe. Murabona ko mfiteho account 1, balance ni amadolari 24,595.28 ari byo bingana na core 3.7. Mwibuke ko ibi ni test, nizo test mfite muri core chain testnet yanjye. Hanyuma numara kugera ahangaha nawe ubwo ufite balance yawe. Ushobora kuba ufiteho test core 100, test core 10, test core 2, test core 5, bitewe n'izo ufite nizo uri busange ahangaha. Icyo ukora uraza hano handitse connect, ukore connect kugira ngo ubanze wikonegite kuri iyi site y'aba validators. Hanyuma uramara gukora connect birasacinga, utegereze bifunguke urebe niki kigiye gukurikiraho. Bikimara gufunguka
urahita wisanga kuri table imeze itya. Murabona ko ba bandi 25 bari active bahita bakwereka antinode ari active, lock node ari active, spider node ari active, formation node ari active, gukomeza kugera kuri 25. Ahangaha wibuke ko twe tugiye gukora iki? Tugiye gukora delegation, tugiye gukora delegation. Ariko niba ari bwo bwa mbere cyangwa se niba waranakoze delegate, icyo usabwa banza urebe ko hari ikintu kiri muri staking yawe, ko hari ikintu kiri kuri wallet yawe ya hano muri Validator. Urakora kuri utu turongo dutatu tw'umukara uri kubona hejuru, turiya turongo dutatu iburyo bwa telefone aba ariho ukora kugira ngo ubanze urebe n'iki kiri kuri wallet yawe. Urakora kwa tuno turongo dutatu tw'umukara, hafunguke agapaje kameze gutya, barakwereka link yawe, hanyuma wowe ukore hano handitse my staking, ugiye kureba n'iki wakoreye delegate. Urakora hano handitse my staking, urebe ikiri kuri staking yawe, ikiyo umaze iko wakoze delegate. Urakora hano handitse my staking, murahabona ni mu ibara ry'umuhondo, kugira ngo urebe n'iki kirimo hano muri delegate cyangwa muri validator, n'iki wakoreye validator. Ukimara gukora hano handitse my staking, urategereza hafunguke, kugira ngo urebe ibyo wakoreye delegate. Hanyuma hakimara gufunguka, murabona ko hano ngewe kuri table yanjye mfiteho 00 kuri validator, total hash cyangwa se delegate mfiteho 0, ndetse na total coin mfiteho 0 t core, mfiteho 0 test core. Ahangaha ntabwo ndakora delegation, ntabwo nigeze nkora delegate. Ni nayo mpamvu ndi kugira ngo nkubwire ngo uko twagiye tubikora nawe bari kubikora kugira ngo tugendane. Murabona ko nanjye ntigeze nkora delegate, ariko tugiye gukora delegate. Hanyuma urakora hariya handitse core, ugaruke kuri ba bandi bari active. Urakora hariya hejuru handitse core, ugaruke kuba validator bari active. Ngewe mpise mpitamo umuvalidator bita antinode, niwe nahise nkuraho. Murabona antinode ni umuvalidator wa mbere, niwe nahise nifashisha. Barakwereka coin amaze kudelegatinga, coin amaze gukorera ubu validator ni 1,781,650. Izi ni test core. Ahangaha barakwereka komisiyo ye na 7%, APR ye ni 166%. Ibi byose ugiye ufungura hano hari ututangaro imbere ya buri kantu, ugenda usoma buri kimwe cyose ibyo gishatse gusobanura. Hanyuma bakwereka buri kimwe cyose kivugwa kuri umu validator. Hasi barakwereka, ukomeje barakwereka aho coin ziva naho zijya, ndetse bakwereke na gas fee, adresse yayi, izindi bari bugukate barakwereka aho ziri bujye. Byose barabikwereka, bakwereka reward y'umu validator, bakwereke niba yarahuye n'ibihano, byose baragenda babikwereka. Ariko twebwe ntabwo ari cyo tugambiriye, icyo dushaka ni ugukora delegation. Uragaruka hejuru hariya handitse delegate, ukore hariya handitse delegate, munsi ya antinode habanza hariya hejuru habanza handitse delegate, niho uri bukore. Numara kuhakora hahita haza agataburo kanditseho delegate to validator, gutya kiyomekeho, murabibona. Hanyuma barakwereka validators address, address y'uyu mu validator barayikwereka, ndetse banakubwire amount ugomba kudepozingaho, ugomba gushyiraho. Hano bari kukubwira ko munsi ya core imwe ntabwo bishoboka. Niba ufiteho ibice ntabwo wabikorera delegate ngo bikunde. Hano bari kukubwira ko munsi ya rimwe nta kintu gihari, ariko guhera kuri core imwe kuzamuka kugera kuzo ufite izo arizo zose, ukoze hano kuri plus ugenda uzongera, wakora kuri minus ukazigabanya, ariko izo ufite zose wemerewe kuzikorera delegation. Ahangaha bitewe n'izo ufite urashyiramo umubare, hano hari rimwe ushyiremo umubare w'izo ufite ushaka gukorera delegate. Nge mwabonye ko mfiteho
test core eshatu, niyo mpamvu ngiye gukorera delegation core imwe. Ngiye kurekeramo iyi rimwe hanyuma nkore hano kuri delegate. Ndekeyemo iyi rimwe ndakora hano handitse delegate hasi, hanyuma bifunguke bahite bangeza kuri table imeze gutya, bakwereka ko biri gusacinga, barakubwira ngo waiting for confirmation. Urategereza babanze bemeze ubusabe bwawe cyangwa se bakonfaminge ibyo umaze gukora kugira ngo ubashe kuba umaze gukora delegate. Nyamuneka uku twagiye tubikora, uku turimo tubivuga nawe aba ariko ubikora. Ukimara gukora hariya delegate urategereza bakonfaminge ibyo usabye, nihafunguka barahita bakwereka tableau imeze itya. Murabona ko nkoreye delegate core imwe bayimpaye ingana n'ibihumbi 6,555 n'ibice 47 by'idolari. Iyi ngiyi ni test core imwe nkoreye delegate, bari kuyinyereka hanyuma bakambwira ngo estimate gas fee ayo bari bunkate ni 0 n'ibice biriya, hanyuma ndakora hano hasi confirm, ndabyemera n'iyanjye nkore confirm, hanyuma transaction successed, transaction ibaye successful. Ahangaha ushobora kureba view on scan core, ariko nta mpamvu urakora close. Hano urahita ukora close, ibyo ukoze byose umaze kudelegatinga urabisoje, ahubwo igisigaye urasubira hariya hejuru ku turongo 3 tw'umukara iburyo, nanone ukoreho ujye kureba kuri my staking yawe. Ahangaha uraza hano handitse my staking, nanone ubwa mbere nari mfitemo 0, ngiye kureba ko iriya core imwe nkoreye delegate yagezemo. Ndakora hano handitse my staking kugira ngo ndebe niba ko wamaze gukorera delegate ko yageze hano kuba validator. Mwabonye ko bambwiye ko byabaye successful, hanyuma ngiye kuhagikisha cyangwa se kureba neza koko yahageze. Ndakora kuri my staking hafunguke tayari ibyo twakoze byemeye. Ibyo twakoze byemeye 100%. Murabona ko mfiteho 1 test core, hasi nkageraho 1 coin, hash ni 0 kuko nakoreye coin ntabwo nakoreye hash, hanyuma reward coin mfiteho 0, nta kintu ndabona kubera ko nibwo maze gukora iyi delegate. Ahangaha kuri reward niho ugenda ubonera ya reward yawe cyangwa se ya nyungu yawe ya buri munsi, ya nyungu ya buri kwezi, kugira ngo uyiclaiminge niho usanga yaje. Murabona ko mpafite 0, hanyuma urakora hariya kuri core wisubirira inyuma ugaruke kuri wallet yawe muri MetaMask nk'ibisanzwe. Murabona ko kuri account 1 nari mfite 24,000 by'idolari, none nsigaranye 18,000. Hano hasi nari mfiteho test core eshatu, none nsigaranyeho test core 2 n'ibice 7. Murabona ko ibintu biba byagenze neza. Core imwe maze kuyikorera delegate nsigaranyeho core 2. Izi core 2 nazo ubishaka wasubiramo ukongera nazo ukazidelegatinga. Mwibuke ko aha twari turi ni muri core chain testnet. Nyamuneka uko twagiye tubikora nawe aba ariko ugenda ubikora, uko twagiye tubikora nawe aba ariko ugenda ubikora. Uragera ahangaha nta kigoye kirimo, ni gutya bikorwa, nta kindi bisaba, ni ukubanza gusa kumenya ukuri bugende ubikurikiranya. Video yacu urareba muri video description, urebe link ya validator, hanyuma aba ariyo uza kwifashisha kugira ngo ukore delegate. Wibuke kubanza gucenjinga, ukuremo core chain ushyiremo core chain testnet cyangwa se Satoshi chain testnet, ukoreshe test kugira ngo uzamenye gukoresha iziriyo waramaze kubyimenyereza. Iyi video nicyo tuyikoreye kugira ngo wimenyereze gukoresha test uri muri delegate. Ejo nibaguha iziriyo uzamenye uburyo uzikorera delegate. Twababwiye ko iyo ukoze delegate ubasha kubona inyungu umunsi ku wundi, ukwezi ku kundi, umwaka ku wundi, kugira ngo uhore muri systeme ya core
ntuzavemo, wirinde guhita ugurisha kowa zawe, ahubwo zimwe muri zo uzikorere delegate kugira ngo ujye ubona inyungu ya buri munsi. Ahangaha nicyo delegate imaze. Cawo, turabakunda. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ku Buryo TV. Murakoze.